reka turaganira ibintu bitatu gusa kuri uyu Yesu uruta abandi bakiza bose. Icya mbere tusome mu Bakorino ba mbere ibice 15 wa 17 haravuga ngo kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ni kugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Mu Cyongereza aho bavuga yuko niba reka wenda nsome mu Cyongereza, and if Christ has not been raised, then your faith is useless. Aho none nashakaga cyane kwifasaizinga impamvu Yesu aruta abandi bose nuko niwe uha agaciro ibyo dukora byose, no kubyo atarazutse atari we ibintu byose dukora mu by'ukuri nta gaciro byaba bifite. Imana ishimwe rero yuko Yesu yaje kugira ngo ibyo dukora byose bigira agaciro. Imana ishimwe cyane. Kandi ikindi nuko ku isi uretse iyi version ivuga ngo kwizera kwacu kwaba kuri useless, ariko hari n'abo bavuga ngo ibintu byose biri futile ni uvuga ngo nta ibintu byose biri ku isi biri broken. So hari indwara, hari intambara, hari failures zitandukanye. Umuntu wese uri hano afite ibintu byinshi yagiye ahura nabyo mu buzima yakwita failure. Abafailinze mu masomo, abafailinze mu kazi, abafailinga muri marriage, abafailinga mu bintu ukagira intege nke. Ibyo ni ibyerekana yuko turi mu isi iri broken. Ibyo rero ikintu kiduha ibyiringiro cyonyine ni Yesu. Tudafite Yesu nyine twaba turi abantu bari miserable, twaba turi abantu bo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Rero Yesu yaje kugira ngo abe ultimate, aturengere byose, kubera ko tumufite, even though we face those futility of this world, dufite hope muri Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ibyo byose rero navuze, yaba ari uburwayi, yaba ari intambara, yaba ari failures zitandukanye, ni ubundi bavuga yuko ibyo ari symptoms. Those are not the real problem. Izo ni symptoms z'ikintu kindi gikomeye. Icyo kintu gikomeye cy'ikibazo kitari intambara, kitari uburwayi, ikibazo gikomeye kibitera byose ni iki? Ni icyaha. The sin is the problem. Ibindi byose ni symptoms. Uvuga ngo iyo umuntu agututse ntago kuba amagambo expressinze what is inside. So ikiri inside ntushobora kukibona until it is expressed. Uvuga ngo icyaha kiba expressed muri buriya buryo bwose, mu ntambara, mu bibazo. Those are the symptoms of the sin. So impamvu rero Yesu aba ultimate healer cyangwa se ultimate in everything, nuko nta wundi muntu ushobora kudiringa with this problem yitwa icyaha. Uko yameze kose, uko yaba ari umuhanga, uko yaba ashoboye kose, byarananira. Mu by'ukuri Imana yari ibizi. Nicyo gitangaje. Ibyo bintu biratangaje, uburyo Imana yari izi ko tuzakenera umukiza itaranaturema. That's a powerful thing. Nicyo kikwereka ko Yesu n'Imana nayo yarabizi yuko ari we the ultimate. Tutaranabaho Imana yari izi yuko tuzakenera umukiza, kuko yari izi ko umuntu Imana igiye kurema ni umuntu nyine he ought to be perfect, kubera ko niba Imana yakuremye ikaguha freedom to choose. Buri ikibazo abantu bafite nta kintu, niko dufite freedom to choose. It is positive but also it is negative, because people decide to do wrong, people decide to do good.
rero Imana irema umuntu yamuremye igomba kumuha ability to choose. Iyo ability to choose yayimuhereye iki? Yayimuhereye ibintu bibiri. Ifite two aspect. Ability to choose yarayimuhaye avuga ati uyu muntu mahaye ability to choose, he will definitely go astray. Ashobora kuzayoba byanze bikunze, kubera ko nyine ari limited n'umuntu. Kubera izo mpamvu reka nkore plan yo kuzamucungura, naramuka yabuzinze you're right, ariko niyo plan kugira ngo ayi benefiting he will need to use that ability to choose. Yes, ashimwe cyane. I don't know if it makes sense. Nuvuga ngo Yesu yaraje, he is the gift, ariko kugira ngo benefiting icyo Yesu yakoze, you will still need to choose that. Buriya abantu benshi bavuga Yesu yarapfuye apfira abantu bose, yego, ariko umuntu utazabihitamo ngo abyizere, you won't benefit for that. So your ability to choose yaduhaye guhitamo urukundo. Niyo mpamvu buriya ivugabutumwa evangelism nicyo kintu cya mbere cyoroshye, is tell people what God did and ask them to respond to that positively. I think that's that. Nta n'ikindi Imana idusaba buriya, ni ukwemera no kwakira iyi mpano yaduhaye. Haleluya. Amen. So icyo ni ikintu gikomeye. Yesu yaje kuba ultimate kubera ko niwe wenyine Imana yari izi yuko azakemura ikibazo cy'icyaha. Ibitambo byabayeho, ariko buri ibitambo Imana yari ibizi neza yuko bidashobora gukemura ikibazo. Mu Baheburayo 10:4 barabivuga ntabwo tubasoma, kuko Imana yari izi neza ko mu bitambo ntibishoboka ko havamo sacrifice bitabo ntabwo Imana ye ntabwo yari yuzuye. Amategeko buriya ni meza, the law is perfect. Abantu bajya bavuga ngo amategeko, Yesu yaje, amategeko nta kibazo yari afite. It is also biblical. Amategeko nta kibazo yari afite, ikibazo cyari gifitwe n'umuntu utari perfect. So our weaknesses nizo zatumye amategeko ntacyo adufasha, kuko twahoraga tuyica. So we were helpless until Jesus came to be the solution. Ngo nashaka kuvuga yuko mu by'ukuri ikibazo gihari gitera ibyo bibazo byose ari cyo cyaha, umuntu wenyine washoboraga kugikemura ni Yesu. Nicyo kimugira agahebuzo. Abandi bose they are helpless. Abantu ni perfect. Ibitambo nothing. Yesu wenyine niwe wanejeje Imana, araturokora twunga n'Imana, ikibazo kirakemuka. Bene dati ikibazo cyarakemutse. Amen. Cyarakemutse. It is finished. Nka kakandi ambassador yatwohereje. It was finished. It was finished. Buri ikibazo cyarakemutse, ikibazo cy'icyaha. Ikibazo nyine gisigaye ni will people accept it? Buriya nicyo kibazo buriya gisigaye cyonyine, nuko abantu bataramenya ayo makuru ngo bayayemere barashye. Ariko Imana ishimwe ko turi hano twe twayemeye. So for that we don't have any problem, because we have put our faith in the person who have dealt with the problem. So ibi symptoms ni symptoms ariko ni biri void, nta mbaraga bifite, kubera ko ikibitera aricyo cyaha cyabaye dealt with Jesus. So ibindi umwuka arasobanura. Amen. Icya kabiri gituma Yesu aba ultimate cyangwa se ari ultimate healer, ubwo nanze kujya muri details z'uko tuba healed kubera ko abandi babifite, ahubwo naje kubabwira uburyo kumwakira twebwe bidufitiye umumaro. Kwakira uwo ultimate healer bifite the power in us, bizana power idasanzwe. Uvuga icya mbere, you know very well that the problem has been dealt for you. Kubimenya ibyo ukabyizera
ugira imbaraga zo kubyizera kuko uzi yuko wabikoze yemewe, is ultimate, yemewe n'Imana, niyo Imana yashakaga. Icya kabiri imbaraga bigira muri twebwe ni uko kubera ko Yesu yaje ubuzima bwacu bwarahindutse. Icyo nacyo abantu bakwiye kukimenya, dukwiye kukimenya. Ubuzima bwacu bwarahindutse. Bwahindutse gute? Ni ukubera ko Yesu yaje aza mu buzima bwacu, yasize ikintu gikomeye cyitwa umwuka. So Jesus came, died, he dealt with the sin. But after that, he went back, but he left with us the Holy Spirit. Umwuka wa Yesu uba muri twebwe, umwuka w'Imana uba muri twebwe. Ibyo rero biri ultimate, kubera ko umwuka w'Imana uba mu bantu bizera. Ibyo biri ultimate kubera iki? Kubera ko nta kintu na kimwe cyakunanira ufite umwuka w'Imana. Ikiba gisigaye ni uko tubyexercise ubundi gusa, ariko umwuka w'Imana uri muri twebwe ufite ibintu byose. Nta kintu na kimwe wakenera gukora ngo kikunanire, nta kintu na kimwe wakenera kumenya ngo kikunanire, nta kintu. We have everything muri package ya Yesu. Uvuga ngo Jesus has been the ultimate healer, but also he has inherited in us that ultimacy. Ubwo butware ntabwo tuvuga Jesus is the ultimate healer ngo tuvuge ngo ni ikintu kiri hariya gusa, ahubwo now it is, we have inherited it. Nyine umuntu abivuze biteye ubwoba, uvuze ngo uri Yesu cyangwa se uri nka Yesu, abantu baravuga ati urigereranyije, ariko buriya dushatse twabyemera. Wizeye Yesu aba ari umwana w'Imana. None se DNA ni iki? Mfite DNA y'ababyeyi banjye, ntabwo wabyemera. Donc ubu ngubu twizeye Yesu, turi ba Yesu, turi abana b'Imana. Kubera iki? Kubera umwuka w'Imana. Masomere mu Befeso, iri jambo ndarikunda cyane. 19:19 aravuga ngo, Abefeso cya mbere umurongo wa 19 kugera ku 20, ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero. Mwumvise? Izo mbaraga ziha bande? Iziha twebwe abizeye. Uvuga ngo kwizera, cya mbere twavuze kwizera the ultimate healer, bituha icya kabiri the power. Nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamugeza mu buryo bw'ahantu ho mu ijuru. Mu by'ukuri umugambi w'Imana ni uko tubaho under the power of the Holy Spirit. Kubaho mu by'ukuri twiga mu bihe by'umwuka, twiga topic umwuka wera barabitubwiye. Uvuga ngo Mama Rose nyine niwe wabyigishije, ngo ni nko kuvuga ngo urashaka kujya Uganda n'amaguru kandi hari indege. Ushaka kujya Uganda n'amaguru, tekereza imbaraga byagusaba kandi hari indege. Iminota 30, 40 ugezeyo. Ariko ugiye n'amaguru, sinzi iminsi wagiye, nigeze nkora experience yo kujya n'amaguru, mva Rwamagana ngera i Kigali. Urumva ku itariki ya mbere z'ukwa 7, 2007 nakoze experience. Rwamagana ngera mu rugo Kimisange. Ariko murumva nahagurutse Rwamagana saa 4 za mu gitondo, ngera mu rugo na saa 3 z'ijoro. Ubwo rero kandi ubwo ngiye nakoze urugendo. Abantu bahunze bo bagiye mu bihugu n'ibihugu n'amaguru, bazi uburyo ushobora kugenda ukakubitika. So abantu benshi rero barakubitika kubera iki? Kubera ko they are depending on their own strength. Kandi dufite God's Spirit, God's power. So we need to tap on that power. So kuba rero dufite ultimate healer, icyo bimaze muri twebwe nuko bitugira ultimate
mu bintu byinshi. So ni ukuvuga ngo umuntu ufite God spirit ntukanirirwe yikompara n'abantu. Nta kwikompara ntibishoboka. Ese kugenda n'amaguru kugenda n'indege yabikompara? Wajya gukompara ko nta equality ntabwo ishoboka, nta na comparison washyiramo, kubera twebwe we are special, not because of us, because we have accepted that spirit within us. Aho rero buriya nicyo Satani azi ko turamutse tumenye yabarangiye. Azi neza yuko icyo kintu kiramutse kije kikaba muri twebwe byaba birangiye. Imana rero ikomeze duhishurire icyo kintu. Icya gatatu aricyo cyane, Yohana 11:25. Yohana 11:25 haravuga ngo Yesu aramubwira ati ningiye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Uyu ultimate healer cyangwa se Yesu urenze bose, ikindi akora mu buzima bwacu ni uko aduha ubuzima burenze urupfu. Ni ukuvuga ngo ntabwo tugitinya gupfa. Icyo kintu mu by'ukuri nacyo Imana idufashe kucyumva. Fashe kumva Imana ikemuye ikibazo through Jesus. Ibi byose symptoms nta kibazo zikwiye kugutera, uzi ko the problems have been dealt with. Cyakabiri, have that power of God through the Spirit. Ariko noneho ikindi, because of Jesus, abantu bamwemeye, nashize kuri emphasize abantu bamwemeye, we have power, we have life beyond this life. We no longer, muri mandi magambo, ntabwo dutinya gupfa. Kubera ko gupfa kuri twebwe ni igihuhana, ni ikintu kidafite imbaraga. Donc Yesu yatse imbaraga urupfu, kubera ko arazi ko urupfu nicyo kintu giteye ubwoba kuruta ibintu byose. Of course iyo turi iwacu mu mubiri ntabwo biba byoroshye. Iyo turi iwacu mu mubiri, urupfu nicyo kintu giteza teka. Niyo mbitekereje mpita mpindura ibitekerezo, kubera ko nzi uburyo urupfu ari ikintu kibi. Ariko mu by'ukuri ni kibi kubera ko nibwo ubwoba Satani yuba, niko kimeze, niyo nature y'urupfu. Urupfu rufite imbaraga zo gukanga abantu, ariko kubera Yesu the ultimate yaraje arwaka imbaraga ku bantu bizera. Urupfu has no power. Yesu tuzapfa, so what? Tuzapfa ariko tubeho. So urupfu kuri twebwe nyine kubera ko tukiri muri dimension y'abantu, nyine iyo umuntu apfuye cyangwa se utekereje kuzapfa birakubabaza, n'abantu bakavuga ati rwose ibyo bintu, icyo kiganiro ntukakivuge. Hari n'abantu iyo babonye ukorana umwete bavuga ati ariko ubwo ntugiye kuducika, cyangwa se yabavuga nk'amagambo nk'aya. Ubu hari abatangiye babivuga ati disi buriya yajya kugenda yari atajya avuga ibintu by'urupfu. No, usanga abantu urupfu rwarahamuye ku buryo they don't even want to talk about it, kubera iki? Kubera imbaraga zo. Ako ku bantu bizeye Kristo, accepting or not, urupfu nta kintu. Kubera iki? Kubera ko ni continuation y'ubuzima. Ni ukuvuga ngo ntabwo twebwe dupfa, we just change. Kandi noneho tuba tugize even better, far better. Urumva icyo kintu Yesu yababwiye abantu ngo, Yesu yababwiye ngo unyizera naho yaba yarapfuye yaba. So there is hope, we no longer fear. Ni ukuri pe, dushatse urupfu twumve ko ari ibintu, ni principe y'ubuzima nk'uko twabyumvise. Ni principe y'ubuzima, tubaho tugapfa, ariko noneho twebwe umwihariko ni uko urupfu ntirukwiye kudutera ubwoba, kubera ko nta mbaraga, void. Ubu abantu bapfuye bizeye bamerewe neza kuruta, kubera ko bizeye.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Umuntu wadukoreye ibyo bintu numva ataratimutse koko. Umuntu wakuye abantu ko ubwoba bw'urupfu. Ni cyo kintu abantu batinya bagufatiyeho imbunda gutya. Ibintu byose tubivuga n'amafaranga yose urayatanga kubera utinya urupfu. Ariko umuntu mu by'ukuri wizeye Kristo ntabwo yakwiye gutinya urupfu pe, ahubwo arubona nk'uko nyine nk'ikintu gisanzwe. Ibyo rero bishoboka gusa nyine baramaze kwakira. So Yesu rero yaje gukora icyo kintu. Ninde muntu wundi koko bari guha abantu ububasha bwo kudatinya urupfu? Imana rero idushoboze kwimburesinga mu by'ukuri the benefits bifite muri Yesu urenze wose. Hasigaye ibindi mukabasobanurira.